Mwene data nshuti, wowe ukunda Imana n'ijambo ryayo kandi ukaba ukunda gukurikira ibyigisho by'ijambo ry'Imana binyuzwa kuri uru rubuga rw'abahamya ba Kristo, ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro ava ku mwami wacu. Uraramutswa na mwene so Olivier Ihorinyibuka, nguhaye ikaze muri aka kanya kugira ngo dukomeze tuganiremo ijambo ry'Imana. Hashize igihe tuganira ku nsanganyamatsiko, nzi yuko yabaye insanganyamatsiko nziza kandi yakugiriye umumaro we twabanye. Insanganyamatsiko yatubwiraga kumenya Imana na Yesu Kristo uwo yatumye inkomoko y'ubugingo buhoraho. Umugambi w'insanganyamatsiko kwari ugutuma twese, nk'uko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 17 ku murongo wa 3, ubwo yagiraga ati ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Aya magambo nk'uko Yesu ubwe yayavuze atwereka ko umuntu kugira ngo abone ubugingo buhoraho abubona binyuze mu kumenya Imana. Ibi bisobanuye ko iyi si iri kujya mu irimbukiro, icyo ikeneye cyane kuruta ibindi atari amagambo, atari ubumenyi bw'amajyejuru, ahubwo iyi si icyo ikeneye nta nubwo yewe ari imbaraga y'inzaduka ikoresha abantu badatekereje, ahubwo isi ikeneye kumurikirwa n'ubwiza bwo kumenya Imana. Iki ni cyo isi ikeneye, kandi inshuti muvandimwe, twabonye ko umucyo wo kumenya Imana ushobora kutumurikira binyuze mu kwitegereza i Karuvari, aho tubonera urukundo rw'Imana rwitangira abantu, urukundo rwaducunguye ubwo Imana yemeraga gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe impongano yacu, maze umwizera wese atarimbuka. Nyamara biragoye ko umuntu yapfira abakiranutsi nkanswe Imana yemeye gutanga umwana wayo ngo adupfire tukiri abanyabyaha. Mbega urukundo rutagira akagero! Umuririmbyi igihe yaririmbaga iby'urwo rukundo yaravuze ati rwagereranywa n'iki? Aravuga ati rusumba ukwezi, rusumba izuba, ndetse ngo uwakwandika inyanja yose igahinduka umuti wandikishwa wino, ngo ndetse n'ijuru ryose rikaba impapuro, maze ibiti byose byo mu isi n'ibyatsi bigahinduka amakaramu. Urwo rukundo ntawarwandika ngo arurangize, ahubwo inyanja yakama ndetse na za mpapuro zashira. Uru rukundo ni urukundo ruheranije rwose. Kandi nanone twabonye ko ijambo ry'Imana, Bibiliya, iduhishurira umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Bibiliya niyo itwereka amateka y'isi, amateka y'inyokomuntu, ibitabo byanditswe n'abahanga bakomeye mu isi bidashobora gushyira ahagaragara. Bibiliya irabiduhishurira, kandi ntabwo iduhishurira amateka gusa, ahubwo itwereka n'ibizabaho mu gihe kizaza. Bibiliya itwereka amaherezo y'iyi si, Bibiliya ikatwereka ndetse n'ubuzima bw'ahazaza nyuma y'ubu buzima turimo, igihe buri wese azaba ahawe ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Rero iyo twitegereje muri Bibiliya tubasha kubonamo nanone urwo rukundo, tubasha kubonamo uburyo Imana idukunda, uburyo yaturemye ndetse n'uburyo yaducunguye. Ariko si ibyo gusa, Imana tuyimenyera no mu byo yaremye. Iyo turebye imirimo ikomeye y'intoki z'Uwiteka twihereyeho ubwacu, tukareba ubwenge Imana yahaye umuntu,
tukareba uburyo Imana yashyize gahunda mu byaremwe byose. Nubwo iyi si yamaze kononwa n'icyaha ikaba ishaje, ariko imigisha y'Imana iracyabasha kuboneka. Rero ibyo byose Imana yabishyizeho kugira ngo ahari tubashe kuyibona dukabakabye, tumenye ko iriho kandi tumenye urukundo rwayo, tumenye ubushake bwayo kuri twe. Kandi Bibiliya nanone ikaduhishurira amategeko y'Imana, ikatwereka ko binyuze mu kwitondera aribwo isi ishobora kugira amahoro n'umutekano. Nshuti muvandimwe, rero tugiye kuba dusubitse iyi nsanganyamatsiko, ariko ngusaba kugira ngo ukomeze kuyitekerezaho, hanyuma dufate indi nsanganyamatsiko nshya umwuka w'Imana yampaye kugira ngo tuzaganire muri iyi minsi. Tugiye kumara igihe turi kuganira ku nsanganyamatsiko itubwira ngo kubeshwaho no kwizera. Kubeshwaho no kwizera. Nyemerera mbere y'uko tuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko twongere twiragize Imana. Urakoze Mwami wacu, Mana yacu nziza idukunda, icyubahiro n'amashimwe n'ibibi byawe. Tugushimiye ko uduhaye aka kanya ko kongera kwiga ijambo ryawe, ubane natwe. Isezerano ryawe ritubwira ko bose bazigishwa n'Uwiteka. Turi imbere yawe rero ngo utwigishe binyuze mu magambo wandikishije. None Mwami, ubane natwe, udusobanurire kugira ngo amagambo yawe aduhindukire umutsima w'ubugingo. Kandi watubwiye yuko umwuka ari utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Utubwira ko amagambo tubwira ariyo mwuka kandi ariyo bugingo. None rero ubwo ijambo ryawe ribasha kuduhesha ubugingo, rikadutunganya kugira ngo tube dushyitse, ubidusohoreze ubwo turirambuye ngo turyige. Ubane natwe, buri wese umuhe umugisha, kandi n'uzakurikira ibyigisho hanyuma uzabane nawe kandi umuhe gusobanukirwa twese, uzaduhe kuboneka mu bwami butazahanguka. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kubeshwaho no kwizera. Ndifuza ko nkubwira impamvu ikomeye iyi nsanganyamatsiko ari ingenzi uyu munsi wa none. Bibiliya itwereka abantu b'intwari bagiye babaho mu mateka y'isi, uhereye ku bakurambere bacu, ukava kuri Adamu ukagenda ukagera kuri Seti, ukajya ku rubyaro rwabo Enoki, ugakomeza kuri Aburahamu. Ubwo ntabwo mvuze Nowa nawe ari muri urwo ruhererekane. Ukaza kuri Aburahamu, ukaza ku bantu b'Imana bagiye babaho mu binyejana uko byagiye bikurikirana, ukageza mu gihe cy'abakoze umurimo w'Imana mu gihe cy'umwijima, mu gihe gikomeye, mu gihe cy'umwijima, nk'uko amateka y'isi abigaragaza. Abantu bemeye guhara ubugingo bwabo bagapfa aho gutatira igihango bagiranye n'Imana. Abo bantu Bibiliya ibita ngo ni intwari zo kwizera. Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, usanga yuko abo bantu bose bagiye bakora ibikorwa by'agatangaza kandi bakaba barabaye intwari. Harimo na Mose muri urwo ruhererekane. Abo bantu nta kindi cyagiye kibibashoboza, nta kintu cyabashishije kubana n'Imana kindi uretse yuko kwizera ariko kwatumye baba intwari muri ubwo buryo. Igihe Yesu yageragezwaga na Satani mu butayu, muri ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4 ku murongo wa 4, Yesu yaravuze ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kandi igihe Pawulo nawe yandikiraga Abaroma mu gice cya 1 ku murongo wa 16 na 17, yavuze amagambo akomeye maze arababwira ati umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Muri iki gihe rero
Umuntu wese wifuza ubugingo buhoraho, umuntu wese ushaka kubana n'Imana, biragaragara ko nta handi hantu ashobora kwishingikiriza, nta kindi kintu agomba kwishingikirizaho uretse kwizera. Igihe Yesu yari mu isi akorana umurimo n'abigishwa be, yakunze kugenda ababwira amagambo agaragaza ko mu by'ukuri bari bafite kwizera gukeya. Maze nabo igihe bari bamaze kubona ko bafite kwizera guke, bakajya basenga basaba ko Yesu Kristo yabongerera kwizera. Mbese twebwe ntabwo dukeneye kwizera muri iki gihe. Kwizera niho gukwiye kutubeshaho, kandi nta bundi buryo bushobora gutuma tubasha kunesha urugamba duhanganyemo n'icyaha, keretse gusa tubaye dufite kwizera gushyitse. None rero ndifuza ko iyi nsanganyamatsiko tuzayinjiramo cyane, kandi ku bw'aka kanya ndashaka kubabwira ingingo ya mbere kuri iyi nsanganyamatsiko. Ni ingingo itubwira ngo imbaraga irinda umuntu. Imbaraga irinda umuntu nta handi iri mu kwizera. Mbese iyi mbaraga irinda umuntu iki? Ikintu dukwiye kuzirikana cyane ni uko nk'uko Kristo afite ubushobozi bwo kudukiza, niwe udukiza icyaha, niwe utubabarira ibyaha, kuko nitwatura ibyaha byacu isezerano rivuga ko akiranukira kutubabarira no kutwezaho gukiranirwa kwacu. Ariko ntabwo afite imbaraga n'ubushobozi bwo gukiza umuntu gusa, ahubwo iyi mbaraga ifite n'ubushobozi bwo kumurinda. Mu rwandiko rwa mbere intumwa Petero yandikira itorero, mu gice cya mbere ku murongo wa 5, yanditse amagambo meza avuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nshuti muvandimwe, hari agakiza kiteguye kuzahishurwa. Hari ubugingo buhoraho buteguriwe abakunda Imana. Ariko abo bantu hari njye nawe, kandi ndifuza ko tugomba kuba muri abo bantu, kugira ngo tuzabashe kunesha, tubashe kuragwa agakiza. Nuko tugomba kurindwa n'imbaraga y'Imana. Ariko si imbaraga y'Imana tubonye ko iturinda binyuze hehe? Tubonye ko turindwa binyuze mu kwizera. Rero uku kwizera ni ukwizera kudusaba kwishingikiriza ku mbaraga y'Imana mu bihangayikisha bya buri munsi bizanwa n'icyaha, uko tugenda tunyura muri ubu buzima. Buri gihe tuguye mu cyaha, burya biba bitewe n'uko muri uwo mwanya kwizera kwacu kwari k'Uwiteka, maze tukaba tutari kumwizera. Ariko igihe twiringiye Imana, igihe kwizera kwacu kuri mu Mana, icyo gihe tubasha kugendana nayo kandi tudakora icyaha. Mbese aya magambo murabasha kuyumva neza? Amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 5 ku murongo wa 1, yavuze yuko uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo ari we wabyawe n'Imana. Rero uyu ni umuntu wese uhora yizeye. Kandi bene uko kwizera ntabwo ari ikintu gikorwa rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Oya, ahubwo kwizera ni urugendo rukomeza mu gihe gusa dukomeje kwizera. Iyo tuvanye amaso kuri Yesu, ubwo nta kwizera tuba dufite. Kandi ikitubaho ni uko nyine tugerwaho n'ingaruka z'uko twatandukanye nawe tukagwa mu byaha. Kandi mu gihe twizeye imbaraga y'Imana iraturinda. Igihe twizeye turindwa, tuba twishyize mu biganza by'Imana. Rero turindwa nayo. Ibyanditswe byera mu rwandiko rwa mbere nanone nyine rwa rwandiko rwanditswe na Yohana mu gice cya 5 umurongo wa 18, dusomamo ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye aramurinda, kandi wa mubi ntamukoraho. Aya ni amagambo meza cyane. Umuntu wese urinzwe na Yesu, ntabwo umubi ari we Satani abasha kumukoraho. Ni ukuri kumugisha rero kumenya yuko umuntu wizera aba arinzwe n'amaboko y'Uwiteka, kandi ko wa mubi adashobora kumukoraho. Ibi bisobanuye ko hari ubuhungiro kandi hari ubwihisho bw'umugaru muri Kristo Yesu. Rero iyo twigaga kuguma muri ubwo bwihisho, kubera ko dusobanukiwe neza mu buryo buhagije binyuze
mu byo twaciyemo mu mateka y'ubuzima bwacu bibabaje ko tudafite imbaraga zo kwirinda ubwacu n'akanya na gato. Mbese ibi ngibi siko wowe ubyemera? Nta mbaraga bwacu twifitemo. Intumwa Pawulo yajyaga yandika ati, ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Ese ikibazo cyari gihari ni ikihe? Mbese wowe siko imibereho yawe uyu munsi imeze? Ariko reka nkubwire ko uyu munsi hari ibyiringiro. Hari ibyiringiro muri Yesu. Hari ibyiringiro muri ya mbaraga ikiza ibabarira, ko iyo mbaraga ishobora no kukurinda kandi ukabaho mu by'ukuri ugendana n'Imana mu buryo bwuzuye. Rero no muri iyi si y'icyaha n'ingeso mbi dusohoyemo muri uyu munsi, umuntu uhora yizeye Imana aba arinzwe gukiranirwa kuri aha muzengurutse. Kandi ntabwo ari gukiranirwa kuri aha tuzengurutse gusa Imana iturinda, ahubwo hari no gukiranirwa gukomoka mu mubiri wacu ubwawo, muri kamere yacu, kuko nta cyiza kirimo. Icyakora uko turushaho guhanga amaso kuri Yesu, imbaraga imuturutseho iraturinda. Ariko igihe tumukuyeho amaso, hari ibibi biri aha tuzengurutse, aho tuba buri munsi, aho dukorera, aho duhura nabo, ndetse hari n'ibibi byo muri mibereho yacu ya kera igihe twari tutarihana. Hari ibyo twavukanye, hari ingeso twakomoye ku batubyaye. Ibyo bintu byose byikirira hamwe kuturwanya, ariko igihe dufite kwizera turindwa izo mbaraga z'umwijima, maze tukaba mu bwihisho bw'ishobora byose. Ndagira ngo nkwibutse amateka y'abatubanjirije, abasore batatu bari mu gihugu cy'i Babuloni, bari mu bunyage. Ariko aba basore igihe uyu ni Saduraka na Meshaki nyine na Abedinego, muzasome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya mbere, musome igice cya kabiri n'icya gatatu, muzabona amateka y'aba basore. Ariko ubwo aba banyagano batatu b'Abaheburayo bajugunywaga mu itanura ry'umuriro, umuriro nta mbaraga wigeze ugira ku mibiri yabo. Kandi tubwirwa ko ku murongo wa 27 w'igice cya gatatu muri icyo gitabo nyine cya Daniyeli, n'umusatsi wo ku mitwe yabo utigeze ubabuka, n'imyambaro yabo nta kintu yigeze iba, habe ngo wakumva n'umuriro ubanukaho. Mbese iki si igitangaza? Bari bajugunywe mu itanura ry'umuriro, ariko bari bavuze amagambo yo kwizera. Baravuga bati, Imana yacu ishobora kudukiza, ariko nitadukiza nta kiri butume tutayivaho. Rero mu itanura ry'umuriro bari bari kumwe na wa wundi wavuze ati, nzaba ndi kumwe nawe. Kandi mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43 umurongo wa 2 yaravuze ati, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Iri ni isezerano rikomeye kandi rirarebana n'imibereho yacu y'iby'umwuka. Ntabwo ari mu buryo bw'umubiri gusa bw'ibigaragara, ahubwo igihe dufite kwizera Yesu, ibishashi by'icyaha, ibirimi by'umuriro w'icyaha ntacyo bishobora kudutwara, ahubwo tuzavuga nka Kristo ngo umutware w'iyisaraje, ariko nta ruhare amfiteho. Rero nshuti muvandimwe, muri Kristo harimo imbaraga, kandi isomo ngiye gusorezaho riri mu rwandiko mugaragu w'Imana, n'ubundi rwa rwandiko yandikira Abaheburayo mu gice cya 12, igihe yari amaze kuvuga intwari zo kwizera n'uburyo izo ntwari zose zabayeho, Samusoni, Gideyoni, babandi bose nakubwiye, igihe babanye n'Imana muri ubwo buryo. Umugaragu w'Imana yari yavuze ati, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, ubwo ni igice cya 12 umurongo wa 1, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kwacu, kandi ari we ugusohoza rwose. Haleluya! Yesu Kristo niwe banze ryo kwizera kwacu, kandi niwe ugusohoza. Uyu munsi ntukwiye kugira ikibazo ko nta kwizera ufite cyangwa se ufite gukeya, kuko Yesu niwe uduha iyi mpano yo kwizera, kandi nawe yiteguye kuyiguha. Niwe author, niwe banze, niwe utugenera ku kwizera, kandi niwe ugusohoza. Niwe ugenda atwongerera kwizera intambwe ku ntambwe, umunsi ku munsi, uko turushaho kumwiyegurira. Kandi uko kwizera niko kuzaturinda, maze tubeshwaho nako. Uwiteka rero
abane natwe. Tuzakomeza ubutaha tureba indi ngingo kuri insanganyamatsiko itubwira kubeshwaho no kwizera. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu bubane namwe mwese. Reka dusenge. Urakoze Mwami Imana, urakoze cyane kubw'amagambo meza, amagambo atwongerera ibyiringiro, amagambo atwereka ko dukwiye kubeshwaho no kukwizera. Kandi igihe twiyeguriye kugira ngo nawe tukakwizera tukakwiringira, tuzabona imbaraga yo kuturinda haba mu bihangayikisha by'ubu buzima ndetse no mu rugamba duhanganamo na Satani ushaka guhumanya ubugingo bwacu ngo atwandurishe ibyaha azaturimbure. Ubane natwe rero, twicishe bugufi kuko tudafite kwizera gushyitse, ngo duhe kwizera, dushoboze kukwegurira burundu. Tubisenze twizeye mu izina ryiza rya Yesu, amen. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'Abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org. Imeri ni abahamyakristo@gmail.com. Kuri telefone 71 856 679. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze abahe imigisha mbajuru. Murakoze.